ubwashize narababwiye ngo hari igihe Imana igusezeranya ibyo izagukorera ariko igasa nk'aho iguhisha igihe izabikorera. Biba ari uburyo bwo kugira ngo umenye yuko ikuzi, umenye yuko hari ibyo izakora, umenye yuko hari ibyo izarema mu gihe utazi, umenye yuko ikuzi. Mu by'ukuri rero iyo Imana ivuze nta muntu uyibeshyeye, ari yivuganye nawe igakoresha abahanuzi bamwe na bamwe batandukanye. Ni ukuri ujye ushikama, ukomeze kuguma mu mwanya wo kuyiringira, wo gusenga. Bibiliya iravuga ngo naho byatinda kuza ko bizaza. Ukora icyo bita kwirinda icyaha n'igisa nacyo, kuko mu bintu bishobora gukerereza Imana mu kudakora kuri wowe ni icyaha n'igisa nacyo. Rero hari ibintu abantu muri iyi minsi basa nkaho bamenyereye, usanga umuntu akora akaha gatoya kumva ko ari gato, ariko nyamara Imana yavuze yuko icyaha icyo ari cyo cyose, cyaba ikinini cyaba igitoya, byose imbere y'Imana birareshya. Ni ukuvuga ngo rero nta tolerance Imana igira, niyo mpamvu idusaba kwirinda mu bitoya ndetse no mu binini, kuko byose bikonta imbere y'Imana. Hari impamvu Yesu atinze nuko akurindiriye ngo wihane wiyeze ibigutandukanya nawe, utihana ngo ukizwe muri aka gahe ufite, ntacyo uzireguza kandi ntuzamukerereza. Ijuru ni iry'umuntu ku giti cye mbabwire, ntawe uzajyana n'undi nta n'uzabura n'irundi, buri muntu azibarizwa ibyo yakoze ku giti cye. Ijuru ni iry'umuntu ku giti cye mbabwire, ntawe uzajyana n'undi nta n'uzabura. Twongeye kubaha ikaze mwebwe mukunda kudukurikira hano kuri iyi channel. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Ikintu gusaba, niba aribwo bwa mbere utangiye kudukurikirana, ndagusabye ukande subscribe, ukande like, kugira ngo uyu mwanya tujye dukunda kubana kenshi, dusangire icyitwa ijambo ry'Imana ndetse n'iby'Imana yashimye kutunyuzamo kugira ngo tubatangarize. Bene data nshuti z'umusaraba, niba ugira umwete ukagira ishyaka ryo kuba imbere y'Imana, ryo gusenga Imana, wumva ubikuye ku mutima, ntawe ubiguhata, wumva ubihatwa na Mwuka Wera gusa akakubwira ngo ukwiriye kuba imbere y'Imana, jya ubikora kandi wishimye unezerewe, kuko bigirira umumaro wowe ndetse bikawugirira n'umuryango wawe, ndetse bikawugira no mu byo n'imirimo yose werekejeho amaboko myiza. Bene data rero nshuti z'umusaraba, ni ukuri ikintu nkubwira, niba Imana iri mu ruhande rwawe ntukwiriye gutinya, ntukwiriye kugira ubwoba. Ibihe byahinduka, ubuzima bwahinduka, ariko uramenye ntugahindurwe n'ibihe, ahubwo kugira ngo ibihe biguhindure, wowe ugerageze guhindura ibihe urimo, cyangwa se uhindure isengesho. Ndagira ngo nkubwire ngo iyo Imana iri mu ruhande rwawe, iyo Imana igufiteho gahunda, ni ukuri imiraba iraza, ibibazo bikaza, ibigeragezo bikaza, ariko ku muntu wamenye Imana ntajya ahungabanywa n'ibyo bihe. Akomeza kuba mu mwanya wo gusenga, agakomeza kwiringira Imana, akumva yuko uko byagenda kose, naho haza amakuba ameze gute, ariko yiringiye yuko Imana iri mu ruhande rwe, nta kintu kibasha kumukanga, nta kibasha kumuhungabanya, mu gihe yizeye yuko Uwiteka ari muri we nawe akaba muri we. Rero nikaze hano kuri iyi channel, bene data nshuti z'umusaraba, nkuzaniye ijambo rivuga ngo icyo Imana yavuze kuri wowe nta gishobora kurogoya umugambi wayo kuri wowe. Imana niba igufiteho umugambi uwo ari wo wose, uzasohora ku gihe cyawo yategetse. Icyo yagambiriye izagikora, kandi gikorere kwiyubahisha mu gihe yateguye runaka. Hari igihe abantu benshi bajya bibaza bati, se Imana itubwira mu mwaka umwe, imyaka igahita ari 5, imyaka igahita ari 10,
ariko icyo kintu kiba cyaravuzwe n'Imana koko. Nigeze mbabwira rimwe na rimwe ukuntu Imana yigeze kunsezeranya ibintu hanyuma yaza ikambura. Simbivugiye icyo, ariko mbivuze kugira ngo ahari yenda usuzume urebe niba Imana itazi ikakubura, cyangwa se niba ntaho watambitse ibirenge, cyangwa se niba Imana itarabikubwiye ikurema agatima k'ibyo izakugirira mu gihe utazi. Ubwashize narababwiye ngo hari igihe Imana igusezeranya ibyo izagukorera, ariko igasa nk'aho iguhisha igihe izabikorera. Biba ari uburyo bwo kugira ngo umenye yuko ikuzi, umenye yuko hari ibyo izakora, umenye yuko hari ibyo izarema mu gihe utazi, umenye yuko ikuzi. Mu by'ukuri rero iyo Imana ivuze nta muntu uyibeshyeye, ari ivuganye nawe igakoresha abahanuzi bamwe na bamwe batandukanye. Ni ukuri ujye ushikama, ukomeze kuguma mu mwanya wo kuyiringira, wo gusenga. Bibiliya iravuga ngo naho byatinda kuza ko bizaza. Rero inama nkugira kandi icyo nkwifuriza ni ukuba mu ruhande rw'Imana, ukora iki ngiki ngiye kukubwira, ukora icyo bita kwirinda icyaha n'igisa nacyo, kuko mu bintu bishobora gukerereza Imana mu kudakora kuri wowe ni icyaha n'igisa nacyo. Rero hari ibintu abantu muri iyi minsi basa nkaho bamenyereye, usanga umuntu akora akaha gatoya kumva ko ari gato, ariko nyamara Imana yavuze yuko icyaha icyo ari cyo cyose, cyaba ikinini cyaba igitoya, byose imbere y'Imana birareshya. Ni ukuvuga ngo rero nta tolerance Imana igira, niyo mpamvu idusaba kwirinda mu bitoya ndetse no mu binini, kuko byose bikonta imbere y'Imana. Bene data nshuti z'umusaraba, nasomye ijambo riri muri Yobu mu bice 42 ku murongo wa 2 rivuga ngo nzi yuko ushobora byose, nta kibasha kurogoya umugambi wawe. Bene data nshuti z'umusaraba, niba Imana ishoboye byose, niba Imana ntawe ushobora kurogoya umugambi wayo ku buzima bwawe cyangwa se bwanjye, niki cyadutandukanya n'urukundo rwe? Niki cyatuma tujya kure ye? Niki cyatuma tumutera umugongo? Niki cyatuma Imana tudakomeza kuyisenga uko bikwiriye? Bibiliya iravuga ngo mbese ni inzara, ni amakuba se, ni ibyago se? Oya, ntibikabe. Nta kintu gikwiriye kugutandukanya n'urukundo rw'Imana, kuko byose bibaho ibizi kandi bikaza kubw'impamvu yayo. Rero ikintu nkubwira, ndagira ngo nkubwire yuko nta gishobora kurogoya umugambi wayo kuri wowe. Icyo yagambiriye kuri wowe, igihe cyacyo cyateganyijwe nayo nikigera izaza, kandi uzabibonesha amaso, kuko ari nta mugambi Imana yagambiriye kuri wowe ushobora kurogowa. Mu buzima bwanjye nitwa njyewe, nta kintu nigeze numva kirogoya umugambi w'Imana yagambiriye ku mwana w'umuntu. Ntacyo. Ikintu nzi gishobora kurogoya umugambi ni isengesho. Ni isengesho usenga, wihana, wiyeza, yenda Imana yaragambiriye kugira icyo igukorera, nk'uko yabikoreye wa murwa wa Ninivi igihe yari itumye Yona kujya kuburira uriya murwa, ariko Yona agashaka kwinangira, naho akundiye yagenda akababwiriza, ariko Imana yaragambiriye kuwurimbura, kuwusenya, kuwutwika. Ariko kubwo kumvira Imana, kubwo guhindukirira Imana, iyi migambi yose Imana yari yagambiriye kuri uriya murwa, Imana ikayihindura, kubera ko habayeho iki? Habayeho kwitunganya, habayeho gusenga, habayeho kwiyiriza. Icyo nicyo nzi gishobora guhindura imigambi y'Imana, kandi mu gihe ibona ko ari ngombwa. Ubundi nta kindi kintu nzi kijya gihindura umugambi w'Imana iyo yagambiriye ikintu, kandi noneho iyo yasinye yavuze ngo nta kintu na kimwe muzigera mukora kugira ngo gihindure umugambi wanjye, yenda kubyo ngambiriye gukora aha n'aha n'aha. Nuko iba yarabatumyeho intumwa, yarabihanije, ariko abantu bakanga, bagafunga umutwe, bakanga kumva. Ibi rero nari mbikubwiriye kugira ngo nkubwire ngo
icyo Imana yagambiriye kuri wowe, umugambi wayo kuri wowe ntabwo uzahinduka. Nudahinduka ntabwo Imana izahinduka kuri wowe. Niba yaragambiriye kuzakugirira neza mu gihe runaka, nshuti y'umusaraba, komeza ushikame, ukomeze uhame hamwe. Icyawe ni ugusenga, wiringira Imana yaremye ijuru n'isi, ukomeza kuyikomezaho, wirinda icyaha n'igisa nacyo, ukomeza gukiranuka kandi ubanira neza bene so ndetse n'abo mubana imuhira. Icyo nacyo kirakonta imbere y'Imana. Nshuti y'umusaraba rero, ntabwo nzi aho uhagaze, nta nubwo nzi ibyo urimo, nta nubwo nzi ibiri kukubaho, ariko ndagira ngo ngutangarize yuko niba ibiri kukubaho nta mugambi wabigizemo. Nshuti y'umusaraba, icecekere gusa, witurize, usenga Imana. Icyo ukora gusa urindira icyo Imana izakora kuri wowe, kuko nta kibasha kurogoya umugambi w'Imana kuri wowe. Imana y'amahoro rero ijya igusanga, ikwambika imbaraga, kuko uri umuntu. Ushobora kutihangana bitewe n'ibihe ugezemo, ushobora kutihangana bitewe na situwasiyo urimo, ariko burya umuntu ajya ahinduka, ariko Imana ntigihinduka. Niyo mpamvu yo ikubwira igendeye mu byanditswe. Uyu mugabo witwa Yobu avuga iri jambo yari yizeye imbaraga z'Imana, yari yizeye yuko Imana ishoboye ibintu byose. Yari azi neza yuko nta kintu gishobora kuvuguruza umugambi w'Imana ku kintu yagambiriye gukora ku mwana w'umuntu. Arangije asenga isengesho ari ryo iri ngiri rivuga ngo, nzi neza yuko Uwiteka ushoboye ibintu byose, nta kibasha kurogoya umugambi wawe. Ese ari cyabasha kurogoya umugambi wayo kuri wowe? Yagambiriye gukora uzi ko ibiti n'amabuye byakora. Yagambiriye gukora kuri wowe uzi ko igikoresha n'abapagani batazi Imana bagasohoza icyo Imana yagambiriye kuri wowe. Ni ibintu bishoboka ijana ku rindi, kuko Imana si umuntu ngo ibeshye, si n'umwana w'umuntu ngo yicuze ibyo yagambiriye kugukorera. Bene data rero, gira ibyiringiro, gira kwizera, hama mu kwizera ukomeze usenge, wongere usenge, ntugacogore mu gusenga kugeza ubwo uzakurwa muri uyu mubiri, Imana ikagucyura. Nta gihe wemerewe cyo gutuza. Buriya gutuza kwawe niko guha inzira umwanzi Satani uduhiga amanywa nijoro, utajya yifuza yuko twagira amahoro, twatuza. Uyu nguyu ahora yifuza kuduhangayikisha, kandi mujya mubibona. Hari igihe uba uri mu bihe byiza, uguwe neza, ukajya kubona ukabona hituyemo ikintu kigukura umutima, kikujegeza ku buryo utari mu mwanya wo gusenga, udakomejwe n'Imana, udafite ibyiringiro. Ushobora kujya mu mubiri ugakora ibihabanye n'ibyo Imana ishaka. Bene data rero, nshuti z'umusaraba, narinzanye iri jambo ngira ngo nkubwire ngo umugambi w'Imana kuri wowe nta kizawurogoya. Upfa kuba gusa uri mu murongo Imana igushakamo. Komeza usenge, komeza utuze, komeza urindire Imana. Ni ukuri ntuyibangikanye n'ibigirwamana. Ibyo yagambiriye gukora nta kizabasha kuyitambika, nta kizabasha kurogoya umugambi wayo kuri wowe. Ni ukuri ndabikubwiye, Imana nagiye mbona uko ikora mu buryo butandukanye. Yenda birashoboka ko uburyo yankoreye n'uburyo igambirira kunkorera atari bwo izaza kuri wowe ikoresha, ariko ndagira ngo ngutangarize yuko buri muntu wese Imana yaremye, burya Imana iba yaramuteguriye plani y'uburyo izakorana nawe, y'uburyo izabana nawe, cyane cyane mu bantu bayubaha kandi bakayubahisha. Nsoza rero, nasoza nkubwira ngo humura, umugambi w'Imana kuri wowe uzaza, kandi uzanye icyo yagambiriye kuri wowe. Nta kizabasha kwitambika, nta kizabasha kurogoya icyo Imana yagambiriye gukora kuri wowe. Amahoro y'Imana nabe kuri wowe, wowe wankurikiye. Imigisha Imana itanga, mwene data, niba ukiranukira Imana, niba nta cyaha Imana ikubonaho, niba utaratambitse ibirenge, iyi migisha y'Imana igitanga irimo amahoro, irimo gutuza, irimo kugira amafaranga, irimo guhazwa
n'ibyayo ikomeho ikuzeho. Mbisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Shalom shalom. Amahoro y'Imana nabane nawe wowe wankurikiranye wicaranye nanjye hano kuri kamera. Shalom shalom. Nakagaruka.